aba bantu meya w'aka karere ninde hano mu Bugesera nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge ni ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita zanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyura uyu muhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi cya kabiri narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki ugasanga inzu irubatse ubundi imeze neza imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande twagerageje kugira ngo iruhande hashyirweho imihanda inzira z'abantu bagenderamo cyangwa amagare bikozwe neza hose turabivuga ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo imvura yagwa ikamanura amazi ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi ndabizi your excellency message zanyu zitugeraho imyakaga ariko n'ubu biracyariho hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi uzahatera ubwatsi ahandi imbere y'amazu ku mihanda hafi n'imihanda ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse murebe ukundi muhakora muhashyire za pevazi cyangwa ubundi buntu kandi birashoboka nta nubwo bihenze kandi uko wanabikora na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali nawe marandwana nawe mukwiye kubikoresha ari abatuye aho hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district mukahuza nabo ntabwo ari ukubibakorera ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort ariko gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirima yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza ibyo bishaka amafaranga angana iki your excellency byinshi ntabwo ari amafaranga ni ukubyumva gusa abantu tugafatanya nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho n'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira sinzi ibyo batwikiriza n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki bikagumaho bikamara imyaka impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu yes sir urabyumva yes your excellency meya w'umujyi urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi
nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes, sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe. Nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes, sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Your Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho team imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Minister of Infrastructure mu bikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana yatangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes, sir, ibyo ndabizi. Turakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona n'abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana, muraza kumbona.